ubwo Rugemari yarahiye kagiye kwica Emile nibwo kamarade yaje agacikisha Emile. Murabona ko akavideo kasirikiriye ndetse akavideo keza cyane yamucikishije. Ese bageze y'amahoro? Biraba ibyuya ntibiba amaraso. Reka dutangire mwiyumvire. Zana ka gatebe maze ugashinge hafi aha mbikubwire byose. Wowe uri burebe ino video kugera irangiye uri bumenye byinshi umushu. Noneho reba aho handitse subscribe cyangwa sabone mu rurimi rw'igifaransa, uhakande noneho ufungure n'inzogera, nurangiza ukande no kuri like. Ibintu biraba bibaye neza kuko subscribe ubu kano kanya bamaze kuyikanda kuko nta kiguzi nta n'amafaranga bazajya bagutwara, ni ukugira unyereke ko duhari. Noneho ndabanza gushimira babasheri banjye, urumva bajya muri comment bagashyiramo udutima, babashu banjye bajya bandika umushu murakoze, ese we murakoze. Ya mazina ntago amazina yanyu ni menshi nayavuga, ariko nimba uzi neza ko ukurikirana ibintu byacu hano, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu wo kubaha, uri umuntu utandukanye n'abandi bose, uri umuntu sinzi uko nabivuga. Nongera mbibutsa yuko mu gihe wakoze subscribe nta yindi mbogamizi uzajya uhura nayo. Ntago uzajya ugura megabyte za buri munsi, ntago uzajya ukoresha megabyte za buri munsi. Murazi neza ko amafaranga yanabuze iyo wakoze subscribe kuri channel ebyiri zonyine. Iyi ngiyi niyo channel Inzira y'Umusaraba isesengurirwaho ndetse tubifitiye uburenganzira. Murabizi neza, murambibabwira yuko twigerera kuri teri bakabitwemerera, ndetse niyo bari gukina tuba duhari 100%. Niyi channel yonyine ndetse na ya channel inyuraho filimi. Kora subscribe wicarire, uzajya ubona icyo bita notification ije kubwira ngo basizeho video, ujye wayifungura udatakaje megabyte zawe uri gushakisha Inzira y'Umusaraba umushu. Ese we murakoze. Ubundi baravuga ngo hari indirimbo y'amakandirimbo y'isegonda rimwe, nuyumva urahita wumva icyo nshatse kuvuga. Nimba ari y'abakatolike sinzi, iravuga komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani turi kumwe. Niyo ngiyo sinzi ari yabahe, mujye muri comment ababashije kuyisobanukirwa mumbwire ari yihe dini, ariko nje sibyo nitaye. Mu gihe we watangiye inzira yo kunkurikirana ibiganiro byanjye umunsi ku munsi, kuko komeza inzira watangiye kabisa, ntucike intege kuko wahisemo neza. Nanjye turi kumwe 100%. Nzajya ngo amakuru yizewe ndetse amakuru atari ivu, amakuru atariho ibihuha. Ndetse kano ka video kakomeje gusirikira impande n'impande kagaragaza ko Emile yacitse. Nibyo koko ayo makuru yayiteguye kandi urumva bigushimishije n'umva ko Emile yacitse, sibyo umushu? Biraba mana, biraba ibyuya biba biraba ibyuya ntibiba amaraso, abe yageze y'amahoro. Mana we, ndumva nishimye nyuma yuko mbonye kano ka video, nyuma yuko mbazaniye inkuru ishyushye, nyuma yuko mbakunda urukundo rumwe rudasanzwe abashu. Rero mbere yuko ngera aho Emile byari bigeze, muribuka yuko filime yatangiye musaza wa Iribagiza arimo araza. Murabizi neza wa mukobwa Fabiola yari afite ibintu by'ubwoba ukuntu, ndetse babeshye yuko umusheri wacu Iribagiza yapfuye. Kuko abasheri urumva batabeshye, ariko bizabagaruka. Mureke tubasengere bizabagaruke abasheri, sibyo? None urumva bamubeshya beshe ngo yarapfuye kandi Iribagiza ariho. Ese Iribagiza naramuka nkoye mutakibuka ko musaza wiwe ahari, nawe agatangira kumushakisha, hazacura iki? Biraba ibyuya. Noneho birakomeza. Rugemari yarakaye ari gukubita Emile nk'uri kwica inzoka, ari kumukubita mana we, nabirebaga nkumva agahinda karanyishe. Mana we, nimba nawe wifatanyije nanjye jya muri comment uvuga ati Rugema aragatsindwe n'Imana, sibyo umushu? Se we nje ndumva nanarira, ariko nyuma yuko mbonye bino byose tuno video turi gusirikira impande n'impande biranshimishije cyane. Mbabwira yuko abandi bari buze kubabeshya ibiganiro bitari byo ntimubyemere, kuko nta zindi channel zibyemerewe kuba zanyuzaho ibiganiro usibye channel yonyine iyi ngiyi, ndetse na ya channel inyuraho filimi original. Rero ntazagira undi muntu kubeshya ngo bikurikirana. Nta handi hantu uzasanga ibintu byizewe. Ndakeka neza
aya makuru ni hano ushobora kuyasanga, siho honyine uyasanze yuko bigaragaza ko Emile kamarade yamucikishije. Mana we, ndumva mana we, umusheri ni ibintu byiza cyane. We uri burebe ino video mana, narababwiye ko ngiye kujya nza nkabasogongeza nkababonjesha ndetse nkababwira ukuri kose, buri kimwe cyose nkakibabwira, kubera yuko nasize gusanga twana tubabeshya, reka tubatwikina nta nubwo dushoboye. Ntabyo bashoboye, ntibakajye babeshya, aho ubundi twebwe turakubiye. Ndetse abashubanyi, hari abashunjya mbona banyandikira ngo umushu ndabasuhuje aho muherereye hose. Abarundikazi ndabasuhuje, reka mvuge mu kirundi kumve nimba nwagishoboye. None ga mwigeme, ndaca mbandanya ndakurondera ndakumvirizaga, none umeze neza, Imana iguhezagire. Mana we, ndumva nzagishobora, ariko mujye munyigisha ikirundi. Ntabwo nabaye nimero yanjye ya WhatsApp, gusa ntabwo mwajya munyandikira mwarangiza mukanyigisha ikirundi. Uzi ukuntu mbikundira we, abarundi muri abantu beza, ndabakunda cyane pe. Ndetse n'abandi bose aho waba uherereye hose ndagusuhuje, abari mu nkambi zitandukanye mwihangane, Imana irabazi kandi irabareba. Kwihangana bitera kunesha, kandi nta kibazo kijya kiba kidafite igisubizo. Mu gihe igisubizo cyacyo kitaraza, ni ukuba twihanganye tugategereza, kuko umuremyi wa twese niwe ugira ibyo arema, ni nawe ufite itandukaniro ritandukanyije n'iby'abandi, kuko niwe waremye byose, ni nawe uzi byose. Rero umusheri wanjye nkunda, rero aka kavideo bishatse kuvuga yuko ni akavideo abantu bakomeje gusirikiriza bavuga ko Emile yacitse. Ndetse se Emile yacitse? Emile ntago yacitse, kandi mukomeze mu musengere. Uko mukomeza kumusengera Emile ko yacitse, niko Emile nzajya mbaha amakuru umunsi ku munsi mbabwira ibya Emile ndetse n'ibindi. Iyo wakoze sabo nta muntu ukubeshya, murazi neza ko nababwiye yuko Emile atigeze acika rugema. Ndetse Emile amasengesho yanyu niyo ari bubashe kumukura hariya. Mwibuke neza ko abantu bagiye kubabeshya ko yacitse, ntago ari ibyo ngibyo, mubyumve please. Koko abantu muri kujya muvuga ngo abashu turi kubabeshya, nuko muri kutwitiranya, kandi impamvu muri kutwitiranya ntago muri gukora sabo. Amakuru yizewe yose muzajya muyasanga ahangaha kwiyicano. Iyicano ni umuryango mugari wanyu. Bantu banje mbibutsa ya nimero yacu ni 07 8 8 97 52 37. 07 8 8 iyo ni WhatsApp yacu. Abashumwe ihangana, ndumva ntameze neza none. 07 9 4 4 0 6 3 iyo niyo guhamagara. 07 9 44 0 63 55 ukaduhamagara, ndetse watuvugisha ubikeneye, kuko nta mutima mubi tubafitiye. Turabakunda kuko mudahari natwe ntitwaba duhari. I love you, bye bye, ciao ciao, Imana barinde. Ndabakunda, dusubire mu biganiro byacu. Nizere neza ko mwasobanukiwe ibyihuha, mutari buze gutakaza umwanya mushakisha ibihuha, sibyo abashumba. Bye, ciao ciao, bye bye, ngo na gugu gugu, bye bye, ngo na gugu gugu, bye bye, ngo na gugu. Reka mbereka akaririmbo twiririmbira, ubundi mwagakwiye kujya munyita mwarimu, mukajya muvuga mwarimu wacu aradukunda cyane, atwereka inyigisho zikatugeraho, twajya gutaha tugakora sabu, ibiganiro byose tukabibona. Mwarimu wacu aradukunda cyane, atwigisha indirimbo ndetse zikatunyura, twajya gutaha tukamusezeraho. Bye bye bye, tuzabonana ejo. Bye bye bye, tubonane nimugoroba. Bye bye, ciao ciao, Imana barinde.